Nabashuhuje bakunzi bacu ba televiziyo PGTS TV, ubuntu bw'Imana bubane namwe n'amahoro tubonera muri Kristo Yesu bibasangaho muri. Tunejejwe n'Imana kongera kubana namwe, kugaruka muri ibi biganiro zose tubikesha Imana, ntakibaho ku bwacu, nta n'icyo umuntu akora kugira ngo ikiba kibe cyangwa kireke kuba. Ibiba byose biba kubw'ubuntu bw'Imana kandi tubikesha yo byose. Kuri ubwo rero turayishimiye kandi tubifuriza umugisha wayo kubana namwe ibihe byose. Reka ngaruke ku kiganiro cyacu se cyangwa ku cigisho cyacu tuvuga cyangwa se tugize iminsi tuganiraho hejuru y'ishusho Bibiliya tugaragarizamo agakiza. Uyu munsi turavuga ku shusho ya gatanu, ariyo shusho ya nyuma. Noneho tuze gutanga conclusion cyangwa se indunduro ihuza izi shusho zitanu Bibiliya tugaragarizamo agakiza. Noneho uze kureba muri izo shusho mu buzima bwawe igaragara muri wowe. Uze kureba nimba ubuzima bwawe, imibereho yawe hari cyayihindutseho, cyangwa wibera mu idini, ukora imirimo y'idini yaho usengera, ariko imibereho yawe iracameze uko yari imeze kuva wabaho. Ibyo nibyo rero uza kubureba wowe nkawe udukurikira. Uwo si umurimo w'umuntu uwo ari we wese, ni umurimo wawe wo kubasha kumenya no kugenzura imibereho yawe. Ishusho ya gatandatu rero, ya gatanu samahani, tuganiraho ni ishusho yo kuremwa cyangwa se kuba icyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Bibiliya iduha iyi shusho mu rwego rwo gukizwa. Uwakijijwe wese ahabwa ubuzima cyangwa se aba ikindi kiremwa gitandukanye n'ibindi, cyangwa se n'ikiremwa cyari kiriho mbere yuko Imana ishiraho kurema kwa kabiri. Umurimo wo kurema ni umurimo w'Imana. Ni umurimo w'Imana yonyine niyizirema. Yari yararemye Adamu, dukomoraho twese kubaho mu mubiri. Bibiliya ivuga ko ari sekuruza w'abanyamubiri bose. Yari yararemwe n'Imana, ntabwo yapfuye kubaho, ntabwo yashibutse ahantu, ntabwo ari ikiremwa imaginaire. Ikimenyetso cyo kubaho kwiwe ni wowe, kuko uriho utazi uko wabayeho. Nubwo bivugwa ko wabyawe, ariko n'uwakubyaye ntazi uko wabayeho. Bibiliya ivuga ko Imana ariyo iteraniriza amagufwa y'umwana mu nda ya nyina. Nta ruhare rw'umuntu rubaho mu kurema, ntawo kwigana. Ubu nyine isi iteye imbere cyane, hariho amaproje yo kuzakora abantu bari artificielle. Ubu nyine bafite imitekerereze yo kuvuga ngo baga ubwonko bw'umuntu bashiremwo ubundi buri artificielle cyangwa karemano bufite imbaraga gukoresha umuntu ibirenze ibyo akora ubu nyine. Ariko ibyo byose ibyo bakoresha barema ibyo cyangwa se bakora ibyo, nta n'umwe muri bo wabishizeho cyangwa se wabikoze.
ikintu cyose bakora bagikora bishingikirije ku gihari. Nta kiremwa, nta kiriho kiremwa, ibiriho birakorwa, kandi ibikorwa byose bikorwa hari ibindi biriho bihujwe bigahindukamo ikindi kintu. Ibyo nari bivugishijwe nuko umurimo w'Imana ntujya wiganwa. Kurema kose ni ukurema kw'Imana. Imana rero imaze kurema Adamu, dukomoraho kubaho twese abanyamubiri. Iyo ni inkuru mwese muzi. Adamu yaracumuye, ava mu mahame n'umurongo Imana yamuremeye, ashaka kubaho mu bundi buzima bumutandukanyije n'Imana. Muri we rero turapfa, kuko Bibiliya ivuga ngo icyaha cyazanye urupfu mu muntu. Reka dusome ijambo ari ryo tuza kwishingikirizaho, tutaza kuvuga yacu. Urwandiko rw'Abiroma igice cya 5 umurongo wa 12, haravuga ayo magambo ngo kuko bimeze bityo, nkuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Pawulo aravuga iri jambo, ndagira ngo muryumve cyane cyangwa se murisobanukirwe cyane ukuntu twapfuye, gupfa kwacu kugatera Imana gusubira kurema, gusubira kugira, gutanga ubundi buzima. Kuko ubuzima twari twarahawe duhererwa muri sokuruza w'abanyamubiri Adamu. Pawulo yavuze ngo kubera icyaha cy'umwe dukomora kubaho, urupfu rwaraje ruza mu isi. Urupfu ruzanywe n'icyaha. Rwa rupfu narwo ngo ruze rutuma abanyamubiri bose bapfa. Abanyamubiri bose barapfa. Bapfa gute? Bapfa mu rwego rwo gutandukana n'Imana. Ni ukuvuga ngo kubaho kwabo mu Mana kurashira. Tikwaba kukibayeho, tikwaba kukiriho. Umuntu ku Mana arabura, arashira. Tiyaba kiriho kuko icyaha cyamwishe ku Mana. Noneho uwo muntu amaze gupfa, kubaho kwiwe gushize ku Mana, nicyo gituma reka nsubire ngaruke nanone ku bintu nza nkunda kugarukaho. Muri Adamu twatandukanye n'Imana ku rwego cyangwa se ku buryo hatari hariho gushoboka k'umwana w'umuntu. Muribuka tuganira hejuru y'imirage ya teoloji y'abantu bafite, hari abaza bavuga ko nubwo umuntu yaguye mu cyaha, ariko hari akantu kasigaye k'ubushake kugeza n'uyu munsi wa none gahesha wa muntu amahitamo yo guhitamo gukizwa cyangwa kudakizwa, guhitamo kwakira Yesu cyangwa kutamwakira. Abandi bakavuga ko uyu muntu yapfuye cyangwa se yaburiye ubuzima ku Mana burundu, ku buryo ari nta kintu na kimwe cyashoboraga gutuma wa muntu yigarura ku Mana, ya mahitamo ye akamugarura ku Mana. Ibyo narababwiye mbigisha iryo jambo ry'iyo mirage y'imyumvire ya teoloji abantu bafite, gusoma ijambo ry'Imana no gukurikira cyangwa se kwita ku buyobozi bw'umwuka wera w'Imana, ari nawe uzusobanura ibyanditswe mu muntu kurusha abanyateolojiya.
kugira ngo mube sensible kuri we, ayobore kumva kwanyu, mwumve ibyanditswe, mwumve n'icyo Imana ibashakaho. Ariko Bibiliya yitwereka cyane ko bitari gushoboka ko umuntu agaruka yigarura wenyine, kandi nta nubwo yigaruye, n'Imana nanone yamugaruye. Ni nacyo gituma n'uyu munsi gukizwa biva ku Mana, gakiza k'abana b'abantu kava ku Mana yonyine gusa rukumbi, kuko nta wayifashije gukiza, kuko nta uzuyifasha kurema, kuko n'umurimo wayo yiharije. Kubera ko ibi nibyo bigaragaza how much, cyangwa se urugero rw'uburyo ki icyaha cyagize impact ku buzima bw'umuntu. Mutekereze namwe, byateye Imana gusubira kurema, gusubira gushiraho iyindi gahunda yo kurema. Kuko Bibiliya ivuga ngo muri Adamu umuntu yahawe, cyangwa se Adamu yabaye umuntu abandi bakomoraho ubugingo. Kristo we aba umwuka utanga ubundi bugingo busha, ibyaremwe by'umwuka bikomora kubaho, cyangwa se biremerwa bigakunda bikabaho. Icyaha cyagize impact, cyagize ingaruka ku muntu, ku buryo ki nababwiye ko urwo rupfu bitashobokaga ko umuntu azuka mu shusho ya kabiri twabonye keretse Kristo amuzuye. Twabonye ko agomba gutandukana na wa muntu mu kigereranyo cyo gukebwa. Muri Kristo nimwe twakebewe, gukebwa kutari uk'umubiri, kutari ukw'intoki, gukebwa k'umwuka, ariko kwamburwa umubiri wa kera. Twabonye nanone ko gukizwa ari ukwambura umuntu wa kera akagenda. Noneho ubu nyine Bibiliya iri kwiratwereka ko gukizwa ari ukuremwa busha. Kubera iki turemwa busha? Nuko igisubizo ni kimwe, nuko umuntu wa kera, cyangwa se muri Adamu twapfuye ku Mana buherehere. Kubera ko bitari byoroshe ko Imana igarura umuntu waguye mu cyaha ngo imurepare, imusane, amere uko Imana ishaka, byabaye ngombwa ko Imana yongera gukora iki? Kurema. Imana irema Adamu wa kabiri, ari we Adamu wa nyuma, wagombaga gukomokwaho n'ibyaremwe by'umwuka, kuko ari we mwuka ukomokwaho n'ubugingo bw'ubumana. Uwo nta wundi ni Kristo Yesu. Urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere 15:45 haza havuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Muri statement mvuye kuvuga haruguru. Muri Adamu twarapfuye. Erega n'ubundi iyo umuntu apfuye ntabaho, asubira kubaho se? Oya, abapfuye. Tumaze gupfa rero, twishwe n'icyaha cyazanywe na Adamu, kandi umuntu wese ukomoka kuri Adamu arapfa. Byatumye Imana isubira gukora ikindi gikorwa nk'icyo yakoze cyo kurema Adamu mu ngobyi ya Edeni. Imana irasubira irema Adamu wa nyuma. Imana ihabwa icubahiro ko yiswe Adamu wa nyuma. Usarire Adamu w'umubiri yitwa Adamu wa mbere, kandi iyo habaye icambere habaho igikurikirana icya gatatu n'icya kane. Ariko Bibiliya ntitubwira ko ari Yesu ari Adamu wa kabiri, itubwira ko ari Adamu wa nyuma. Nukuvuga ngo nta wundi Adamu uzabaho.
nta yindi creation, nta kindi kizatuma umuntu asubira kuremwa, kuko Kristo yaje gusoza, yaje gushiraho iherezo icimana yagambiriye cyose, kuko muri we nimwe amasezerano, nimwe habamwo ngo yego ku masezerano y'Imana yose biba muri Kristo Yesu. So Imana irasubira irarema, izana Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu, kugira ngo ahinduke umwuka utanga ubugingo ku bindi byaremwe, ku bandi bantu bazakomoka muri we. Abo bantu bakomotse muri we bahawe kubaho nawe, abo nibo bita ibyaremwe bisha. Muri uriya rwandiko ku murongo wa 10 umurongo wa 47, urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere 15 umurongo wa 47, hari iri jambo rivuga ngo uyu Adamu wa nyuma yakomotse mu ijuru ariwe Kristo, ntasanagirana n'isi ka Adamu wa kabiri. Nico gituma abaremye cyangwa se abo yaremye muri we tibagira n'isano n'iby'isi. Urwandiko rw'Abiroma niko ruza rutubwira, ntagira n'isano n'iby'isi. Pawulo nawe yabivuze neza mu rwandiko rw'Abigalatiya, turaza kuhagera. Ariko Bibiliya ivuga ngo urwandiko rw'Abikorinto rwa 2:5-17, tuhasome. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari, kubera ikahinduka icaremwe gisha, kubera ikahinduka icaremwe gisha, nuko hawe kubaho ubugingo cyangwa se imibereho yiwe ayikomora muri Kristo umuremyi, utanga imibereho, utanga ubuzima bw'ubumana twaburiye muri Adamu, ubuzima bw'ubumana twatakarije muri Adamu, tugapfa tutogasubiye kubona mu buryo budukomotseho kuko twarapfuye. Yesu yaraje mu isi ahinduka uwo Adamu utanga ubwo buzima twahasomye haruguru. Ntabwo gukizwa rero ari ugutunganya ibidatunganye, ntabwo ari ugusana ibyangiritse. Gukizwa ni ukuremwa, ni ukuremerwa muri Yesu. Kurya Imana yaduhaye gukomoka muri Adamu mu buryo bw'umubiri, ni nako yahaye abizera gukomoka muri Yesu mu buryo bw'umwuka. Ibyo ni ibintu bisa kandi bishoboka. Byarakunze dukomora kuba ho mu mubiri muri Adamu, ni nako Imana yakunze ko abazabaho mu mibereho misha bazakura iyo mibereho muri Kristo Yesu. Waje nka kurya Adamu yaje agatanga ubuzima ku banyamubiri, nawe yaje gutanga ubuzima mu banyamwuka cyangwa se ku bizaremwe by'umwuka bizakomoka muri we kubwo kwizera. Kandi ndagira ngo sintinda muri aya magambo cyane kuko arumvikana. Pawulo yaravuze mu rwandiko rw'Abigalatiya 5:15, avuga aya magambo: kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa, keretse kubicaremwe gisha. Yarabivugishijwe n'iki? Usomye imirongo ibanza, yarabivugishijwe nuko abafarisayo cyangwa se abantu bemeraga idini y'Abayuda basabaga abanyamahanga guca muri iyo migenzo y'Abayuda ngo bakebwe, ndetse akazabwira Abagalatiya ngo barababwira ngo mukebwe kubera impamvu nkazingahe. Imwe ni ukugira ngo batarenganwa kubw'umusaraba wa Kristo, iyindi ni ukugira ngo nimumara kugaragaza ibyo basaba gukora bihimbaze ngo bababwirije murakizwa kuko babonye mukora ibyo bashaka ko mukora. Arababwira ngo ibyo byose bababwira
n'ubusa ntaho bihuriye n'icyo Imana ishaka ku bantu. Aravuga ngo gukebwa ntacyo kumaze, kudakebwa ntacyo kumaze, igifite ico kimaze no kubicare mwigisha. Iyo abantu bari muri Kristo Yesu baba bahindutse ibyaremwe bisha. Imana ihabwa icubahiro kuko yagize neza, ni nyembabazi, agakiza kacu kava kuri yo, nta mwana w'umuntu wagasabye, nta mwana w'umuntu wagashakishije ngo akabure cyangwa akabone, kuko twese twari twarapfuriye muri Adamu. Icaha kidutsikamiye, tudafite ubwinyagamburiro. Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi, irasubira izana chance ya kabiri, izana amahirwe ya kabiri yo gutanga ukundi kurema. Ukundi kurema, mwibuke ko mu shusho ya mbere twagaragaje y'agakiza twaravuze ngo ni ukuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri. Mu kuvuka ubwa kabiri twavuze ko ntibyokunda ko, rero sitwe twavuze ni ijambo, ntibyokunda ko umunyamubiri abyara umubiri ubyara umwuka cyangwa umwuka ubyara umubiri. Umubiri ubyara umubiri n'umwuka ubyara umwuka. Niyo biza gushoboka ko umuntu ashakisha uko abaho, ashakisha kumera uko Imana ishaka, biba byarabaye iby'umubiri nanone, kuko nico iryo jambo risigura. Iyo biza kuba agakiza gakomoka ku muntu, uba ari umurimo w'umuntu, biba ari iby'umuntu yashizeho, yakoze, bimuhesha kumera uko Imana ishaka. Ariko Imana ntishaka ibyo dukora, Imana ntidushakaho ibyo dukora bidusanisha nayo, biduha kumera uko twebwe dutekereza Imana ishaka ko tumera. Imana niyizi uko dushaka, uko ishaka ko tumera, kandi niyishaka kuduhindura uko nguko ishaka ko tumera. Muri uko kuduhindura ishaka ko tumera, yashizeho ukundi kurema gushasha, ikoresheje umwana wayo Kristo wahindutse Adamu wa nyuma, utari Adamu w'umubiri, utaravuye mu mubiri, kuko Bibiliya ivuga ko yavuye mu ijuru, udafitanye isano n'umubiri, kugira ngo areme ibindi biremwa bishya, atangwe ubugingo, umwuka uhesha ubugingo, abazakira ubwo bugingo babe babayeho mu mibereho ikomotse kuri we, idafitanye isano n'umubiri. Ni naco gituma gukizwa rero ntaho bihuriye n'umubiri, ntaho bihuriye n'imirimo y'umubiri, ntaho bihuriye n'ico umubiri yokora. Nubwo agakiza kaja mu mubiri w'umuntu, kayobora umuntu kubaho mu mibereho isa naho ikomora kubaho, ifite inkomoko isa niyo mu ijuru. Nico gituma bafite ako gakiza bagira itandukaniro, bagira ikibatandukanya n'abantu. Abantu bazaba babona, wibuka abantu bakijijwe igihe cya Yesu. Ni naco gituma nibaza agakiza kariho none, ishusho yako nimba ari ishusho ishobora kugaragara mu isi, kuko abantu bababonaga ico gihe bari batandukanye n'abandi, ndetse bageze ahantu bavuga ngo ni abantu biyinzira, n'abantu biyinzira, n'abakirisitu, kuko basa nabyo, bavuga nkabyo, bakora nkabyo, bibagaragaraho. So akenshi tukuze kuvuga ngo agakiza ngo kaba mu mutima. Agakiza kaba mu mutima katagaragara, katagira impact ku mubiri, ngo nisi menye ngo umuntu afite agakiza. Ako gakiza tuzaje tukibazaho. Ariko rero ubwo buzima duhabwa muri Kristo Yesu ni imibereho misha, n'ubuzima busha tutari dusanganywe, duhabwa muri Kristo, tukaba duhindutse ibyo byaremwe bitandukanye n'ibyaremwe by'umubiri, ariko gukomora kubaho muri Adamu twese twagize k'abanyamubiri. Abafite Kristo rero bafite ubuzima, imibereho misha ibahindura kuba ibindi byaremwe bitandukanye n'ibyaremwe by'isi cyangwa se n'ibyaremwe by'umubiri. Izo nizo shusho rero Bibiliya itwerekamo cyangwa se twigishamo, itugaragarizamo agakiza. Ndagira rero ngo soze nanone usubira inyuma gatoya tuganira hejuru y'agakiza. Twagaragajemo ibintu bibiri,
gukurwa ahantu ugashirwa ahandi ukahaherebwa ubuzima. Ubwo buzima rero duherebwa hariya hantu muri Yesu ni imibereho tubamwo iminsi yose. Ni ubuzima butandukanye na bwa buzima twari dufite tutarakira uwo Kristo Yesu, tutarabyarwa n'Imana, tutarakebwa, tutarambura umuntu wa kera, tutarapfa ngo tuzukane nawe, tutarahindurwa cyangwa se tutararemwa busha ngo duhabwe ubwo bugingo, duhabwe uwo mwuka ukomoka muri we wenyine musa, kugira ngo tubashe kugira umwuzuro w'ubuzima busa n'ubwa Kristo Yesu, butandukanye n'ubuzima bwa Adamu waguye mu cyaha, tukagira imibereho irangwa n'ingeso n'ubuhenebere birya twavuze muri iriya shusho yo kwambura umuntu wa kera. So ndagira ngo rero nanone ngaruke mbaza ngo ese wibona ute? Ibyo ubamo ubona mu by'ukuri ari umurimo Imana yakoreye muri wowe, ufite ubuzima bureflecta cyangwa se bugaragaza, bushira hagaragara kuri cyaremwe gisha gitandukanye nuko wari uri mbere yuko uhabwa buno buzima? Igisubizo ni icawe, umutima wawe ufite icyo kubwira. Ahasigaye Yesu yaraje mu isi kugira ngo tubone agakiza, niyo ntego yamuzanye. Kandi iri jambo ririko riravugirwa mu matwi yawe kugira ngo nubasha kuryumva wizere umurimo w'Imana yakoreye muri Yesu. Muri we honyine niho hari ubuzima, muri we honyine niho hari imibereho Imana idushakamo. Si mu idini, si muco wakwishiriraho wenyine wakora, ni muri Yesu Kristo wenyine Imana yazanye mu isi kugira ngo ayicungurire abantu bo mu miryango no mu ndimi zose zo mu isi. Imana Data ibaha umugisha kandi ibumvishe cyane ibyigambiriye ku buzima bwanyu kugira ngo mubashe guhinduka. Murakoze.